ese ni kwakundiye umusheri wawe no nashira kuri keyboard tubonaga imbaraga zo gushaka tubaye ikaze ku Ikombe TV ndetse no ikazemedia. Uyu munsi tukaba twasuye abantu badasanzwe abasitare bazwi hano Kampala, ndetse ko n'umupapa akaba n'umwe mu ba musiciens ba mbere araza kubivuga. Ni umuntu ukomeye cyane ndetse n'umudamu nawe yamenyekanye henshi mu makorari ya hano Kampala, ndetse na minisiteri tutavuze araza kubivuga. Reka tubanze tubahe umwanya batwibwire mu ncamake kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Reka dutangire n'umupapa. Amazina yaje banyita Kizungu, niryo zina rizwi cyane. Irya kabiri nitwa Justin. Ndi umuntu wo mu Yogobogo aho bita mu Magasha. Urumva ni umuntu wo mu Yogobogo. Mwatubwire mu ncamake mu Yogobogo ukuntu haze, banza dushusho yaho. Bro, mu Yogobogo ni ahantu heza, ni ahantu haba amazi akonje, haba ibiryo by'umwimerere, abantu baho ni abantu beza, ibintu byose ni sawa. Yego, arakoze cyane. Hanyuma reka tuje ku mu mama, twibwire nawe mu ncamake. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Ingabire Aliane, azizane binde saradora n'umugisha. Arakoze cyane. Ariko ntavuze ko uri umuririmbyi kameme. Ndi umuririmbyi, yego. Arakoze cyane. Uyu munsi turavuga ku bintu bitandukanye. Urugendo rwabo, yego barakijijwe nubwo batabivuze, ariko barakijijwe. Baraza kuduha urugenzi rwabo mu gakiza, ndetse no mu busore bwabo, ndetse no mu fiançailles bidusangiza. Turacari bato tuvyigireho. Uyu munsi twasuye ni famille, n'umudamu n'umugabo, n'abantu bakomeye cyane nkuko muzumvishe. Umupapa ni umucuranzi, nabyo arabitubwira mu ncamake. Reka banza batubwire incamake y'urugenzi rwabo mbere y'agakiza, tutanjira mu gakiza. Ese byari bimeze gute cyane cyane kuva mu bwana? Katangire n'umupapa. Yego, murakoze. Kuva mu bwana nakuriye usibye mu babyeyi banje bantu bakijijwe. Mu bwana nari umuntu uraho bijyanye n'iby'ubwana, turwaniye ku misozi, mu tubumbu, hehe, ibyo tuja kubivamo, dutangira kwinjira mu by'ikorari, mu by'insengero, turakizwa kugeza aho twakuze, kugeza n'imyaka turimo, kuva igihe twinjiriye mu ikanisa kugeza n'ubu ngubu dukomeje nyine iby'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma hano ngaruke ku mama. Ese ubwana bwawe byifashe gute? Ese wakuze gute kugeza mu gakiza? Murakoze. Ubuzima bw'ubwana ntabwo navuga ngo bwaranzwe n'ubuzima budakijijwe. Twakuriye mu nzu y'Imana, twakuze tuba muri korali z'abana, dutojwe n'ababyeyi, tugeze aho tubikuriramo kugeza ubu. Murakoze cyane. Hanyuma yes, umwe yakuriye mu Bibogobogo, ubundi ntiyavuze aho yakuriye. Undi yakuriye mu Rwanda. Hanyuma mwaje guhura gute? Reka umupapa banza tubwire muri brief mwahuriye bwa mbere mwahuriye. Gushaka ni ubushake bw'Imana, ubundi twari tuziranye, ariko ko twahuye ni muri miracle, niko nobivuga, ariko kandi mu bundi buryo twahujijwe n'Imana. Ariko je ubwo twaje guhura nawe nari nziranye n'ababyeyi biwe gusa. Nari nziranye n'ababyeyi. Umubyeyi wiwe twarabanye muri korari, ndi umukonditeri hariya muri Methodiste kwa Gatwari. Tukaririmbana, akaza kereje ngamusubizayo. N'abandi mu rugo ngamuhamagara, ati ese durateka, nkaza tugasangira, akambwira ati ese
uri gusangira naje afite umukobwa ejo waba umukwe waje komeza urye wenyine ari umubyeyi ukubwira ariko icyo gihe nyine twifata ko turi abaririmbyi bisanzwe nyine ariko nkabipinga ngavuga ati ntabwo nakubera umukwe reka bene uko nguko ariko Imana ingiriye hanze nija kugendayo kira aho ngaho umubyeyi ni wari umukorari umwana atari umukorari umwana yari Kigali jewe ntamuzi na watanze ariko umubyeyi yari umuririmbyi naje nkaba umuririmbyi ariko je nari conducteur icyo gihe rero muri ibyo ngibyo nibwo yambwiye uranyirukana mu ikorari ariko ejo waba umukwe wanje bintu bene ibyo urabyumva mbese wasoraga umubyeyi wiwe yaje wenda akereje ngahita musubizayo wakereje genda uzaza undi munsi mbese muri urwo rugenzi nabona expectinga ko nshobora kuzamubera umukwe ariko Imana iyo yari ibizi hanyuma se ndumva biri interesting mwaje guhura gute wamubonye gute ndumva ko mwabanje kumenya n'ababyeyi noneho maze kugenda hanze namenye ko mama wiwe wabaha urumva imyaka 2 nahamaze tangira gushaka umugeni mbaza umutipe witwa ngaba hariya muri Methodist nawe ati wandangiye mu bakobwa umukobwa wenda dushobora gupangana ngamushaka noneho ampeza nk'abakobwa bangaha ampezamwo n'uyu noneho ambeze jewe namahubita ijisho kuru ariko ndazi wari wa mama twaririmbanaga nkamusubizayo ndabizi mbese yarahanuye muri make yarahanuye ndabizi noneho gatura tutangira kuganira kuri telefone gahoro gahoro kumva n'umuntu uzakira neza kandi nkumva bifitemo ubusirious naje numva kabisa mashije gushaka uko niko twagiye dukundana muri urwo rugendo kugeza aho naje hano turabona n'ababyeyi kwanza nibo bagiye iwabo baramusaba bagira agafete ko gusaba nyine biriya byo gusaba birarangira nibwo naje turashaka kugeza n'ubu ngubu urabona ni n'umwari mwiza cyane reka nawe abanza tubwire ese umaze kumva umusore ukwandikiye agusaba ko mukundana ndetse munashakane wabyakiriye gute watubwira muri urwo rugenzi rwaba rurerure cyangwa se rugufi wabyakiriye gute nkawe nk'inkumi ntabwo byari byoroshye kwandikirwa n'umuntu utazi ntabwo nabanje kubyumva byatwaye igihe kitari kiri gitoya bigera biza kwemera ariko mu gutangira ntabwo biba byoroshye umuntu uri kure yawe hagati yanyu harimo umwanya munini ariko hamwe n'Imana no gusenga biza kugera kuri ubu ese byaciye mu bandi bantu cyangwa mwaramenyanye cyane uramubaza cyane ababyeyi bawe se bamukubwiyeho kugira ngo umenye twamenya ko bari baziranye nka mbere byaciye gute cyo byaciye mama ntago nari namubwiye uwo ari we cyane ko nanjye ntari nzi ko baziranye baje kubimenya nyuma mbonye ko wenda bifashe indi ntera nk'uko mu busanzwe umukobwa abwira iwabo ko yabonye fiyanse nibwo nababwiye uwo ari we birabatungura mama biramutungura yego ambaza uko byagenze ndamusobanurira yego baza kubyakira ndumva ari story interesting kuva ku babyeyi ku mwana bitanaciye mu babyeyi ahubwo ni ibintu bitangaje cyane hanyuma tukiri aho ngaho tukiri mu bintu bya relationship cyane niyihe nama mwabwira abana batoya naje kandi umwana mutoya naje numvireho nihe nama mwabagira muri uru rugendo se ni gute babyitwaramwo ngo dukomeze n'izindi gahunda rero ntibiba byoroshye ariko gushaka biva ku Mana baravuga ko umugeni mwiza ubundi umuntu amuhabwa n'Imana mu bundi buryo umugabo mwiza umuhabwa n'Imana uri umugore rero muri icyo gihe twashakanye byo ku matelefone ntitwari tuzi kuko wenda twogera iki gihe wenda urukundo rwacu rugikomeje kubera kutamenyana ariko ubundi uganira n'umuntu cyangwa ushaka gushaka
uzapfe kubyinjiramo ibindi byose ubiragiza Imana. Muri icyo gihe nimba ari iby'Imana birakunda, kandi bitari iby'Imana rwose nabwo ndibikunda. Ukiri aho ngaho, ese ni niki bakurikiza cyangwa se nazita strategies, nazita qualities, ngira birumvikana, ni nk'ibihe bakurikirana rero umuntu kuba akijijwe cyangwa adakijijwe, nabyo byaba nk'iturufu kugira ngo umuntu aterete umuntu runaka kugira ngo bubakane, nibihe bakurikiza cyane cyane urubyiruko, ababizi n'abatabizi? Urubyiruko cyangwa abantu bose, waba ari umusinzi arashaka, n'umukristo arashaka. Kandi iyo umugabo ari umusinzi, nduzi uvuga ngo urashaka umugore w'umusinzi, uzi ugenda ugashaka umugore gusa. Ariko biterwa n'uko Imana yakwandikiye. Ushobora kuba uri umusinzi ariko ugashaka umugore mwiza ukijijwe. Ushobora kuba uri umugore udakijijwe ariko ugashaka umugabo ukijijwe kandi mukubakana. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ushatse gushaka urabiheza Imana. Imana yonyine iragutoranyiriza ikaguha. Ugize neza, iyo topic twinjiyemo itateguwe. Hanyuma ese umuntu agira uruhare mu gushaka nabi cyangwa mu gushaka neza? Ndavuga personal, umuntu bitewe n'ibintu agenderaho cyangwa se ama qualities. Reka tubaze madamu hano, ese umuntu agira uruhare mu gushaka neza cyangwa mu gushaka nabi? Yego, byabaho. Bitewe n'indangagaciro z'umuntu nkawe. Niba abisi cyangwa se igihugu runaka zigira indangagaciro zacyo, niko n'ubuzima bw'ubukristo umuntu agomba kugira indangagaciro nkawe. Izo ndangagaciro rero ni naho umuntu agira guhitamo kwiza cyangwa kubi. Iyo wagize ngenda ndavuga ku ruhare cyane rw'agakiza cyangwa se bitewe nawe turi bo, gusenga bituma ubona icyiza. Yego, gusenga bituma ubona icyiza, cyangwa se wabigiramo uruhare kugira urugo rwiza bitewe nuko kandi nawe witwaye. Yego, birashoboka umuntu yagira uruhare rubi mu gushaka kandi akongera akikurura n'uruhare rwiza. Yego. Hanyuma se umupapa ubyumva gute kuri icyo gitekerezo cyangwa se icyo kibazo? Ubundi gushaka biza biterwa mbere, twebwe ngiriya ruguru ari mu Kinyamurenge, ari mu Gipfurero, abenshi iyo umugore ari mubi cyangwa inzu ari mbi, abenshi ababyeyi ntibabikunda. Hakabaho kurangiranwa n'ababyeyi, ariko hari igihe bakurangira ni hahandi bikagenda nabi. Gusa jewe ijambo nshobora guhagararaho, urugo rwiza umuntu aruhabwa n'Imana. Ariko mu mugenzo cyangwa muri culture y'umuco, uko biri kose, haba mu muco w'Igipfurero, haba Kinyamurenge n'abandi ntazi, ariko iyo umukobwa ari mwiza cyangwa ababyeyi b'umukobwa ari beza, ababyeyi baragutoranyiriza bakakubwira ati hariya tubona bafite imico myiza, wahakura umugeni. Urumva, icyo ni igihe cya kera. Ariko ubu ngubu ntabigihari, usigaye ureba gusa ukavuga ati uriya mukobwa namukunze bitewe n'uko ameze. Yaba ari umukristo uzi ko azasenga cyangwa akijijwe, uhita uvuga ati uriya mukobwa bitewe n'uko ameze. Ntabwo ukeyaringana n'umuryango wiwe, ukavuga ati nje ndashaka uriya mukobwa, ndashaka tuzubakana. Ariko kera ababyeyi bahitiragamo abantu, genda ushake kwa kanaka, ni beza, bagira umuco mwiza, ibintu bene ibyo ngibyo, ariko bitandukanye n'ibyo. Okay. Urakoze cyane. Akabazo k'amatsiko ndabaza mwebwe, ese ni ko wakundiye umusheri wawe kugira ngo nize qualities wagendeye kugira ngo uraza gusubiza nize qualities wagendeye kugira ngo mushakane? ngira ngo hari niwe wari kubanza. Sawa. Ako bazavuga mu cyongereza ngo ladies first. Sinzi ladies first, numva baze muzumvikaneho ninde ubanza. Ikindi jewe ntabwo narebye ku bwiza bw'umubiri. Exactly ni mwiza, urabona ko she's very beautiful. Ariko ku bantu wenda bakomeje kumbwira icyo nacyo cyanyinjiyemo,
bambwira uburyo akijijwe, bambwira ukuntu yiyubaha, bambwira ukuntu ateye, kwitonda, urukundo. Ewana muri ibyo zose bambwiraga ntacyo ndabona kiragenda off, zose biri on. Ibyo bambwire byose ni correct. Icyo nacyo kiri mu kintu kimwe nashimye. Ariko ubwiza bwo nta kibazo sinaburebyeho, nabanje kubaza ikiri mu mutima cyane wiwe, ukuntu ameze muri quartier. Burya umuntu iyo ari muri quartier abantu bazakubwira ati nyamara uragenda ni mwiza pe, ariko agira urumva icyo kintu kirahawe ati wowe mutwara rwose nta kibazo, ariko agira akantu kangana nguko, ako kangana nguko ntako bambwiye. Barambwiye ngo n'umwana mwiza, arasenga, araririmba, kandi muri vie privé hano hanze avugwa neza. Naje numvaga ko kubera ko naririmbaga kera numva ko nashaka umuririmbyi, ariko nivyo Imana yampaye rwose ndayishimira. Yego, murakoze cyane. Abakiri batoya ngira ngo aya ni amasomo akomeye cyane, tugomba gukurikiza imyemerere cyangwa se imyizerere yabo tugiye gushakana kugira ngo batazoba ikibazo mu kazoza k'urushako rwacu. Ese uracyakomeje watubwiye icyambere, hari ikindi waba wisigarije impamvu cyatumye umukunda ukanamushaka? Ibyo nabivuze birasa n'ibirangiye, ariko nuko numvishe ko yombera umubyeyi w'abana banje, nacyo ni gikuru. Icyo kiri muri bimwe, hanyuma y'icyo nta rundi rukundo nshobora kumunganya. Cyo kirahagije. Hanyuma tuhukurikirega umudamu nawe ngira ngo ikibazo titwogisubiramo, banza duhe qualities wagendeho kugira ngo umukunde ndetse mugire naho mushakana. Murakoze. Ni byinshi navuga namukundiye. Hari bimwe bumva nyine kuvuga bigoye, ariko yambereye umuntu mu gukundana turi a distance. Twabanye mu buzima bubwizanye ukuri, ntigeze ampisha. Ibyo bituma mufungukira umutima. Ni imfubyi nkaba imfubyi, ariko muri ubwo bupfubyi bwacu yaranyumvaga nkamwumva, bituma binsunikira kumukunda kuko yambwije ukuri, kuko ntiyampishaga sinamuhishaga. Twabanye mbese mu gukundana kwacu twabaye nkaho twari dusanzwe tuziranye amaso ku maso, tubana mu buzima bwa byose. Bituma umutima wanjye hamwe no gusenga ngenda mbona ibimenyetso bimwe na bimwe, wenda ku batazi ko Imana iravuga. Hari bimwe yambwiraga, bimwe nkagenda mbona ibimenyetso byabyo. Yego, urukundo ruza gutyo kugeza kuri ubu. Yego, urakoze cyane. Numvishe icyizere, trust, nacyo kirimo kubwizanya ukuri, kuba honest mbese muri make. Nibyo twakagombye kwigiraho nkatwe batoya. Dukomeje urugenzi rw'agakiza ka buri wese. Ese umaze gushakana ni gute mwaje gukomezanya? Ndavuga mu buryo bw'agakiza, nk'ababyeyi, ndetse mutubwire n'ukuntu wenda mwaje kubitoza wenda abana, sinzi nabyo mwabitubwira. Dutangire n'umupapa. Yego, twashakanye nyine dukishijwe, tuzi Imana, tuzi icyiza n'ikibi, tuzi uburyo umukristo ashobora kwitwara, uburyo twarezwe natwe n'ababyeyi ari abakristo. Mbese ni ikintu cyadusigayemo ko tugomba gutoza n'abana bacu agakiza. Mbese baracyari batoya, ariko tumva kuko mu gihe bazoba bamaze gukura byanga byakunda bagomba kuzagera ibirenge mu babyeyi. Hanyuma madamu hari icyo wabivugaho? Yego, twumva tutazatatira igihango cy'agakiza kacu. Twumva ibyo twigishijwe n'abatubanjirije, haba mu gitabo cya Bibiliya, haba mu babyeyi bacu. Twumva natwe ari rwo rugendo dukomeje kandi tuzaraga, ari we murage dukurikuraga abana bacu.
yego murakoze cyane hanyuma tugaruka ku mpano zanyu tuzi ko umugabo ari umucuranzi ndetse n'umuririmbyi ndumva yarabana n'umukondegiteri yakaza asohora abantu muri korali hanyuma ku mpano yanyu mubitekerezaho iki dore ko umudamu ari umuririmbyi nawe ukaba umucuranzi ndetse ukaba n'umuririmbyi nanone ni izihe ntego wenda mufite ku rugo rwanyu ndavuga mu buryo bwa muzika kuko naje bavugisha ndi umunyamuziki ni izihe ntego mufite nk'abanyamuziki umuziki twaje gusanga abantu benshi bawufata ko ari inyungu zo kubona amafaranga ariko mu muziki harimo ubutumwa kubera ko uravuga mu ijambo ukabwira abantu bibahumuriza umutima ni ukuvuga umuziki muri twebwe mbese mu rugo rwacu turi ba pasiteri kivyetu yani ntabwo ari ngombwa ngo tubwirize mu rusengero ariko ubutumwa ducisha mu ndirimbo tumva turi ba pastor kivyetu rero umuziki tuheza agaciro cyane jewe nawukoze kera nararirimbye kera ariko ubu ngubu kubera kuko ni nkanje uri ahantu hisumbuye ngerageza kuzamura madamu yiwe kabisa agerageza ashiremo imbaraga kubera kuko imyaka yanje nawe iratandukanye iyo maze kuba umupapa mukuru aracyari umwana mutoya urumva aracyafite ahantu ashobora kugera rero jewe intego yanje mu muziki wiwe nuko umubera sponsor nkamuzamura uvuze neza cyane mbese ugiye kuzamura impano yiwe wewe warananiwe se wewe warashaje zarananiranye cyane jewe ndakunanirana ndacyakomeje gahoro gahoro uko imyaka igenda ni nako ibintu bimwe na bimwe ugenda utangira kubisiga mbere nagaza niga keyboard ngagura amabuye yitoroshe ariya ya kera aja kuyiga ahantu bita ku mugorore n'amaguru urumva ayo mabuye nyakuye he nagiye gutemera umuntu umurima akambura ufaranga nashika nkatugura amabuye kayabika ngaja ku mugorore ahubwo duhubwo buhamya kuko ndumva bukomeye nabwo ni ibintu byinshi no nashira kuri keyboard tubonaga imbaraga zo gushaka rero nashiramwe amabuye muri keyboard nayifungura gutya nakubita gutya kabiri amabuye akamashira ntaramenyekene urumva nicyo gihe narigira muto yarangifite amaraso ashusha akeneye kumenya ese wagiraga umuntu kwigisha cangwe warabyigishaga wenyine hari umuntu wigeze kunyigisha ku mugore witwa Nayigabo yaranyigishije gake maze kubona nabonye utunote dukeya nuko birarangiriraho namankomereza kaguma kareba ariko nuko mbese no kuvuga ko imyaka higeze uko ugenda ukura ni nako ibintu bimwe ugenda ubisiga uko ugenda uzamuka mu myaka ni nako ibintu bimwe ugenda ubikunda ariko rero uwo murindi nari mfite wo kumenya keyboard iyo nja kuba uri umfite n'ubu nyine mba numuzisi yo ku rwego rwo hejuru ariko nabonye rero imyaka ntagira kugenda mbyihorera ari kuba mu mutwe ntabwo noshikara umuziki ngo mbatambuke urakoze cyane hanyuma madame kera gabonye sponsor izo ngizo karakemutse hanyuma ni izihe ntego wenda ufite muri kazoza kawe ka muzika cyane cyane mu ivugabutumwa kuko aricyo cyane mushyira imbere nk'umuryango ndamushimira kuko yemeye cyangwa se yemeye kuzamfasha numva kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana tuzabikora kuko ari we mbaraga zanjye cyangwa se agenda anyigisha ibiruseho hamwe n'Imana tuzagira akazoza keza hari indirimbo wenda ufite hanze ku giti cyawe ndavuga ku giti cyawe hari zo umaze kugira cyangwa hari izindi wakoze wenda z'abandi ndavuga mu buryo bw'amakava nawe uzabitubwira ni imwe yonyine imaze gusohoka twafatikanyije nawe ngo iyindi nyine ni kava zisanzwe kira aho ngaho ese iyo ndirimbo bayita gute ese ubundi mufite ndavuga address
kuri social media bo basangaho? yego irahari. Hariho Aliane Kizungu, hakabaho n'iyindi yitwa Bazizana Aliane. Nabonye iyi ngiyi y'Abazizana Aliane, naranayitegera indirimbo wasohoye ese n'ejo. Yes, naribonye wakoreye kuri DMP ndayibuka. Yego. Watubwiye indirimbo wamaze gusohora? Niyo iravuga ngo mwami ndakwizeye. Ariyo muza kuducishirizamo. Reka tubahe umwanya mutware acurange, then nimbaga muririmba mwembi simbizi, katubahe umwanya mutwereke bukeya impano yanyu nk'umuryango mu buryo bwo kuririmba. Ni karibu cyane. Murakoze. Reka tuyishakire hano mu twaririmba ndagira ngo refure gusa bisanzwe. Ndagira ngo uko bazoba bumvishije. Ijambo ryawe niryo rimba ubuzima. Mwami ndakwizeye, Mwami ndakwizeye, kuko ijambo ryawe niryo rimba ubuzima. Murakoze cyane. Ndumva indirimbo ari nziza. Ese ubundi mwayihimbye mushingiye kuki? Kwanza ninde wayihimbye muri mwembi? Kuko mwese ko ndumva ninde wayihimbye baza mubwire. Wayihimbye ni uwacu. Okay, washingiye kuki, niki watekereje kugira ngo iyi ndirimbo ishire hanze? Cyane cyane bavuga ngo akari ku mutima ariko gasesekara hanze, niki washingiyeho? Iyi ndirimbo naririmbye nari ndi mu bihe byo gusenga. Yego, nari ndi mu bihe byo gusenga, haza igitero cya mbere, haje agace gato ndakabika, ikindi gihe haza kandi umutwara ageze inaha arambwira ati wabifatikanya bigakunda. Ndanamushimira ahita anshyigikira, arambwira ati yijyane wisohore. Igitero cyaho ikibanza kiravuga ngo mwami kugenda tutari kumwe mba mbona inzira ari umwijima. Numvaga ndi mu bihe byo kwinginga Imana kugira ngo imbashishe kubana nayo uko bikwiriye, kuko ari byo numvaga nifuza muri icyo gihe nari ndimo cyo gusenga. Nuko nguko yaje. Urakoze cyane. Rimwe isomo ridasanzwe rikomeye cyane. Ndumva mwakomeza mukaduha n'izindi nabyita kubipa muratubipse. Reka mutegereze izindi ndirimbo wenda nka zibiri cyangwa zingahe, iminota nk'itatu irahagije. Muturirimbire izo ndirimbo, mufite n'amajwi meza ndabibabwiye. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ndendera mu nzira ye ntungane. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kuyobora neza, ampesha no kwinjira mu rugo rwe rwera. Mw'ijuru sinzabona abanzi
kurarimba neza n'umutwaro agacuranga neza kuraje cyane hari indirimbo se nasohoze nka zibiri sinzi niba ari indi mufite cyangwa dukomeze sawa mwana fatikanye ravuga ngo uyivugwe datarurema ubija byoshuka ngorera ukandindangira imwanuke nabuno data umondenda uyivugwe datarurema kubija byoshuka ngorera ukandindangira imwanuke nabuno data umondenda twadeta kongwa data wa igulu izina lyawe liyivugwe twadeta kongwa. Wow. Muzo mwibitse mw'impano nyinshi cyane murakoze cyane kubw'umwanya mwaduhaye ndetse n'ikaze nubwo inzo twayigize studio zacu twabasuye abadukurikiye twibutsa gukora subscribe ikiganiro kiraca kuri ikazemedia ndetse n'ikombe TV tubashishikariza gukora subscribe share ndetse na comment tubashishikariza none gukora subscribe share kuri Aliane araza kutubwira amacano yiwe mbanze yatubwira kwaza ko numvisha ari nabiri tubwira imwe kwitwa then ni ya kabiri iya mbere ni bazizana Aliane iya kabiri ni Kizungu Aliane right Kizungu Aliane then bazizana Aliane hose mwagenda mukora subscribe ese ubundi ko mufite abiri kandi muri umujyango muyakoresha gute muyamanaginga gute iya mbere iyo yanjye nayifunguye hashize igihe ntago yarari ntago nari twayifunguye niyo habayemo confusion ariko ni icyo kibazo cyabaye ntacyo bitwara ukuntu tubihuza zose ni izacu igikorwa ko ari izanyu zose murakoze cyane mbese umwe yafunguye yiwe cyangwa se yanyu mwese undi atabize okay urumva abafana bose baje hombi ntacyo bitwaye nazo mwana zikoresha zose ntacyo bitwaye kuraje cyane hanyuma tugaruke mu buzima busanzwe twari twinjiye mu gakiza cyane wenda abandi bataka hanyuma tugaruke mu buzima busanzwe ndavuga imibereho ndavuga hanze y'ikanisa niko nabyita ese ubundi ubuzima busanzwe lifestyle yanyu muyitwara gute cyangwa se muyimenya gute ndavuga urumva mu buzima busanzwe harimo n'urugo reka tubaze tumutware lifestyle yanyu muyitwara gute nijo ubanza narigize ngo urabanza kubera ko niwe ushinzwe ibyaha that ladies first n'ubundi ntacyo byinshi reka ahubwo ari ubanza kubera ko ari we mutwe nawe ari ubanza ariko abazungu baturusha ikintu iyo ladies first ni ladies okay ntacyo reka turebe umutwara biroroshe cyane lifestyle irimo ibintu byinshi hano twebwe dukunda abashisi ubundi busanzwe hano hanze dukunda abashisi cyane ikindi tubanye n'abantu neza ikindi Saturday ma weekends dukunda gusohoka that's the lifestyle right ikindi abana turakina nabo ikindi turazunguruka mu babanyi iyo tubonye umushisi tumva twishimye uko niko tubayeho muri lifestyle ariko iyo umuntu atubwiye kwaza kudusura atabitumenyesheje biraducangaho gatoya kubera ko biba bitunguranye buri gihe umushisi yaza atunguranye ni hahandi ariko iyo umushisi atubwiye ngo araza kudusura turabyishimira kandi natwe tukabyitegurira kandi tukamwakira neza ukiri aho ngaho waravuze ku bana gukina n'abana ese ubundi umubyeyi nyawe ni gute agomba gutwaramo abana biwe ndavuga
hariho abana bakora amakosa turabizi kubahana kubacaha ibintu nk'ibyo ni gute umubyeyi agomba gutwara abana biwe cyane mu mirerere cyane abatoya ndetse n'abagenda bakura kugeza wenda ku kigero cyacu abatambona nuko nyine mugende muzanshake ubundi mu babyeyi hari uburyo bubiri umumama niwe ukunda umwana cyane abapapa natwe turabakunda ariko habamwe igisura ariko ubundi umwana umwereka urukundo ukamukinisha rero wabona atangiye gukina ibintu bitari byiza muri icyo gihe umwereka kukurise ushobora kumukubita cyangwa ukamucaha rero uko twitwara nk'ababyeyi ku bana bacu turabigisha kandi tukakina nabo mu buryo bwo kutumenya bamenye ko turi ababyeyi babo ikindi n'uburyo bwo kubaha ibyo byose tugenda tubibigisha ariko kandi gukubita umwana si ukuba wenda umwanze uri kumwereka inzira agomba gukuramo ukiri aho ngaho hari umuco ndavuga ku banyamurenge twagiraga sinzi n'imbaga ruguru bakiwugira imahanga turasa n'ababitaye mu buryo nsanze nk'umwana wawe akora ari mu makosa nkanje nubwo ntari umubyeyi we nkamuhana ni yihe somo watanga cyane cyane ku bari mahanga asanze wenda nk'umwana wa mugenzi we ari mu mafuti agomba kumureka cyangwa agomba kumuhana cyangwa agomba kubishikiriza ababyeyi be icyiza ubundi iyo ukubita umwana w'umubyeyi wiwe adahari ukamukubita ngo kubera ko yakoshe uba wasuzuguye ababyeyi biwe urategereza ukarinda ababyeyi biwe bakaza bamara kuza ukagenda ukarepotinga ikosa umwana yakoze noneho ugafata umwana wawe ukamwihanira kubera kuko urukundo rw'umwana n'umubyeyi ruba rukomeye ushobora kumukubita jewe sinemere ko hari icyo yakoze ariko ngabona ko wamukubitiye ubusa ariko mu gihe ubunyubashe ukaza ukambwira ati umwana wawe yagize iki bitewe n'uburere bwo mu nzu urafata umwana ukamuhana ukamubwira ko atazongera gukora kiriya kintu nje numva ariyo nzira nziza urakoze cyane tugaruke kuri madamu wawe hano urugendo rwo kurera abana urugendo rwo mu rugo ese ni gute rwifashe ndetse uraza no kugira abandi bamama inama baza tubwire kwanza ku rugendo uko byifashe na challenges ndetse ufesinga nk'umubyeyi murakoze ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo toza umwana inzira y'umucyo cyangwa se y'ukuri akiri muto nk'uko abivuze ni koko ganiriza umwana ukagira igihe cy'igitsure ukagira n'igihe cyo kumwereka urukundo nk'umubyeyi ukagira igihe cyo kumwereka kumugira inama nibyo tugerageza gukora mu buzima bwa buri munsi kubaho wereka umwana urukundo ukagira igihe cy'urukundo ku mwana ni byiza nabyo birafasha ukagira n'igihe cy'ikosa nacyo ukamwereka ko ari ikosa ukarimuhanira nk'umubyeyi kuko izo nshingano cyangwa se umugisha uba warawuhawe yego hanyuma nize challenges facing nk'umubyeyi wenda ubona zinari imbogamizi ndavuga mu rugendo rwawe simvuze rw'agakiza mvuze rw'umuryango rusange imbogamizi ni nyinshi ubona ukabona utagira icyo uzikora bitewe n'umwana wenda utari uwawe ariko kugira uburere ku bana ni byiza kugirira abana isuku yego gutoza abana umuco discipline nizo usanga kenshi abana batagira bitewe wenda n'ababyeyi akazi umubyeyi agahugira mu kazi avuye ku kazi ananiwe araryamye ntarebye abana mbese ntago akeyarinze ubuzima bw'abana yego izo mbogamizi nazo zibaho kutita ku bana kutamenya ubuzima bwabo ugahorera mu kazi ukava ku kazi unaniwe ukagaruka yego mbona nacyo ari ikibazo yego murakoze cyane hanyuma tugana ku musozo umupapa hano ni izihe nama wagira abapapa bagenzi bawe
muri community zitandukanye cyane cyane abumva runo rurimi abarundi abanyarwanda abanyamurenge ndetse n'abandi bumva izindi nanone batari muri ayo moko mvuze nihe nama wabwira abapapa cyane cyane ku bijanye n'umuryango ku managinga neza inama ni nyinshi ariko uzoshobora kuvuga iyo umuntu yashase atarabyara hari urukundo runini ruba hagati y'umugore sibyo rero iyo babyaye urukundo ruragabanuka rukaja ku mwana rero muri icyo gihe ubaye ubibonye uri umupapa ariho ugishaka cyangwa uri umubyeyi ntukibwire ko wenda umugore yakwanze cyangwa ibiki uzabyihanganire uko niko biba bimeze kubera ko hari usanga abapapa bafite amakonfuri n'abana cyangwa n'abagore bitewe nuko abona ko byari bimeze igihe batarabyara akabona noneho byahindutse urumva muri icyo gihe ugomba kubyihanganira ibyo ni ibintu bishikira abantu bose kandi utabyihanganiye wo kubita umwana ukamwica nukuri urakoze cyane hanyuma niye nama wabwira abamama ndumva yasetse nimba yabipinze simbize araza kuitubwira niye nama wagira abamama muri rusange muri community zose twavuze cyane cyane kubijanye n'umuryango cyane cyane kuri challenges bafacinga nk'ababyeyi nsinzi niba uruhare rw'abamama cyangwa muri rusange umuryango reka maze mukosore gato aravuze ngo iyo umubyeyi amajije kubyara urukundo ruragabanuka ku mugabo ntabwo ariko biba bimeze mu mugore yego iyo ubyaye umwana kurera biragora ugahugira mu mwana ukabona nutamwitaho ari buze kugira ubucafu ukabona biruze gusa nabi bikaba ngombwa ko ukomeza ubungabunga ubuzima bwa wa mwana ariko umugabo akumva wenda urukundo yego ariko ntago urukundo ruba rwagabanutse cyane ko ari mwebwe mwabanje guhura mbere y'abana rero umutima ucururike ntago ari urukundo ruke umuntu aba agifite ku mugabo ikindi kuri icyo ngicyo warumbajije birakwiye ko umubyeyi ndavuga ku ruhande rw'abadamu cyane birakwiye ko umubyeyi wese w'umumama yagakwiriye kwita ku muryango we cyane mu nzu kuko nitwe byitegererezo cyane mu rugo nitwebwe tuba dufite umwanya munini cyangwa se n'uwaza mu rugo rwawe niwarebaho cyane amafuta umugabo yakora ntago yagaragara cyane nk'aho umudamu kwita ku rugo mu isuku mu buzima bwo kwakirana yego murakoze cyane tunabashimira za studio zacu mwakoze kutwitaba tunabatumira n'ubutaha tuzabakenera kuko ibyo mufite ni iby'ingenzi n'ubutunzi benshi bakwigiraho ni amasomo ni ibintu bitandukanye cyane cyane byigisha haba twebwe batoya ababyeyi ndetse n'abakuze murakoze cyane n'ubutaha tuzabatumira naho utaha ciao ciao